uburenganzira bwo gusinya buri kimwe cyose dukeneye muri ofisi y'Imana. Haleluya, haleluya. Dukorera muri ofisi imwe, ubwo dukorana nayo ibiri hano ibumoso nanjye ndi hano, nkayibwira ngo dadi umunsi ndarya inkoko, ejo mu gitondo ndabyuka ndya amagi, yarangiza ikavuga ngo wi teraho kashe, kuko dukorera muri ofisi imwe. Imana irambwira ngo ejo nzakugirira neza, irambwira ngo ejo nzakuzuza indimi nyinshi. Ndavuga ngo mbese Mana, izi ndimi nyinshi uza kunyuzuza ndi guhamagara imodoka kwa Vena, abana bancaho bavuga ati dore cya kintu, abana b'amatsapu nateretaga b'amakobwa beza barahacaga bakavuga ngo uriya yabaye umusazi. Uzi iyo turi muri za segonderi ukuntu tuba twiyemera, nabaga ndi kumwe n'abana bahiye, bose bambonye mpamagara imodoka baravuga ngo wa wundi yabaye umusazi. Wibuka umugore 11 Salomo yaragiye kurongora, ubwo yajyaga mu rusabibu amabera akagwa ikibuno kikavaho, barangiza bakamufata bakamuzanira Salomo. Yabwiye abakobwa b'i Yerusalemu, arabwira ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, nubwo mubona nirabura ntago ndi mubi, ariko nimara kwiyambura ubushwambagara muzagira gute? Muzamenya uwo ndi we. Numara kwiyambura ubushwambagara abagupingaga bazamenya uri wo. Numara kwiyambura ubushwambagara bwa hariya Nyabugogo gukorera, nawe wageze muri ofisi bazamenya ko wize. Impamvu batamenya ko wize, uracyacuruza itomati, uracyacuruza injanga, ariko umunsi wageze muri bene bazavuga ati dakora, uzi ko tumenye ko yize. Imana niguhe icemeza abantu bahindura iki? Bahindura amagambo. Shumba umugore ntajya apfa gupfapfana, akurikirana itorero, agakurikirana intama gufika hadire. Amatorero amwe namwe y'abagabo cyangwa abashumba b'abagabo, harimo iryanjye rya Agape Wonderful Pentecost Church rirafunze ntirafungura, irya Dadumbyara n'iry'abagabo bikomerezwa bose amatorero yabo arafunze, ariko amatorero kuri la majorite y'abagore arafunguye. Kuri la majorite y'amatorero y'ababyeyi, impamvu afunguye ni ukubera iki? Cyambere bagira umutima wo kwihangana, cyakabiri ntago batinya ibigeragezo. Je bamaze kurifunga nuko nahise mbona buruse, ndavuga ngo Imana iranduhuye, mba ndatorotse ndagiye. Ariko umushumba w'umugore arahanyanyaza mpaka. Sponsor iri Imana nk'umugisha saha gusa, hari n'ahandi namwigiye ibintu bibiri. Ni umubyeyi uzi kwikomeza, ni umubyeyi udatinya intambara. Icyo gihe nandi hano yigishije ku ntambara, aravuga ngo ntimugatinye intambara, ahubwo intambara ni ziza mujye mugenda muzisanga. Ntambara ni ziza jya ugenda uzisanga, ntambara zize wiruka uti intama. Imana nk'umugisha mu izina rya Yesu. Kandi mu mikorere ye aragiserera, arihuta, ntabwo ajya atinzamo. Ni umushumba nabonye wihuta, haba mwivugabutumwa haba mu bikorwa bye arihuta. Imana ikomeze kwagurira amaboko ndetse n'abagufasha amaboko, abaririmbyi n'abashumba. Imana y'amahoro ibaduhera umugisha. Ntabwo ndibuze gutinda cyane, ni ijambo ry'ubuhanuzi nkuko nabikubwiye. Ndi umukozi w'Imana, mushumba w'itorero Agape Wonderful Pentecost Church. Mfite umugore umwe n'abana 4, umugore umwe w'ibiro birenga 100. Ndi muri segonderi Nyanza, nabwiye Imana ngo Mana ntuzampa umukobwa mutoya, buri wese agira uko anyurwa, nkunda abagore banini, iyo mbagezeho ndararama. Icyo rwose ndakikubwiye, iyo mbonye umugore munini mba numva ari umugore munini. Amen. Nta mishiha bagira, nta mijinya bagira. Niyo munaryamye hari igihe utafata n'ishuka ukavuga ngo birahagije. Rero nawe ukunda size ndogo ntacyo bitwaye, Imana ikugire neza. Buri wese anyurwa ukwe. Aho se ndabeshye? Buri wese anyurwa ukwe. Iyo turi kumwe ndibura nkamubona, ariko nkamubona nisanga mu byiza. Mwakomeye Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ahantu twajyaga mbere ntari n'imikwa, akaba ari unyinjiza.
bakavuga atari ku iki kigore cyiza kirekire nikibanze gitambuke. Yajya gutambuka akavuga atari ko nuno mugabo turi kumwe, bakaba ese n'umugabo wawe cyangwa akavuga ati n'umugabo, ati kuva ari umugabo wawe rero reka nawe atambuke. Imana niguha umuntu uzajya ugutambutsa aho udashoboye gutambuka. Tubyemeranyeho, hari abantu badashoboye kwitambutsa ahantu. Arewe hari abantu badashoboye kwitambutsa abantu. Imana iguhuze n'umuntu agufata ukuboko agutambutse agushyitse mu mugambi Imana igushakamo. Imana ishimwe cyane. Hari uwakiri uwo muntu. Imana iguhuze n'umuntu. Narababwiye ngo ukeneye guhura n'igikona, ukeneye guhura n'igikona kikaza cyishyura inzu, kikakugurira kositimu, kikakugurira telefone. Nabwiye ngo igikona gishobora kuba umusilamu, igikona gishobora kuba umudivantiste, igikona cyaba umupadiri, igikona cyaba umubikira, yarangiza agakuramo ivara akaguhereza. Imana niguhereze igikona kikwinjize mu cy'Imana yakuvuzeho, kuko iby'Imana ituvugaho ntabwo ari imanuka ngo ibisohoze, ahubwo ikoresha abantu. Yakoresha umusilamu imukoresha ngeraho ngomba kugera, yakoresha padiri avuga ishapure ngeraho ngomba kugera, yakoresha bisimilahi wa bisimilahi imukoreshe, ariko ninjire mu cy'Imana yagize gute, mu cy'Imana yavuze. Nasanze bene wacu b'abarokore benshi iyo tugeze aho tugera batangira kutwanga no kudupinga, kuko bavuga ngo nibo babidufashijemo. Bakavuga ngo aka gakositime wambaye cyangwa se ako gatelefone ka WhatsApp wifitiye, bati nibo babigizemo uruhare. Ariko Imana mu gitondo yambwiye ngo hari umuntu ugiye kuza ku buzima bwawe utazavuga ko yabigizemo uruhare. Uwo muntu nta wundi ni igikona Imana igiye kukwihera, cyaza cyishyura inzu, cyakugurira imodoka, cyakugira gute. Imana iguhuze n'uwo muntu utazazana ingaruka, utazakubwira towa siruwari, utazakubwira ngo tugende. Oya, Imana iguhuze n'umuntu utazazana ingaruka mu buzima bwawe. Ubundi igikoni Imana icyohereje kiza kuramverisa cyangwa se gukora muri vide yari ihari. Iyo kirangije kuramverisa vide yari ihari, cyiciraho kikagenda. Ariko jye niba nakubengutse nkuguriye agatelefoni, nkuguriye agasakoshi, ejo nzirwa nkwandikira hani ntangire kukwita hani kandi tutarabisezerana. Kubera iki nkurikiye ka gasakoshi, nkurikiye ka gatelefoni? Ubwo ntabwo ari urukundo rw'igikona. Igikona kiraza kikaguha, cyazana mambo ya towa nini, umva kigahita gicaho nawe ukendere. Imana nibahuze n'abantu badafite ingaruka ku buzima bwayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero tubonye Imana ibana natwe, tubonye Imana idutambutsa. Ejo bundi nababwiye ngo dufite ahantu duturumbutse. Umuntu ntazahagana no ku ruhimbi aparitse imodoka hariya aravuga indimi nyinshi cyane, ibyongereza n'ibifaransa. First of all mubaze where are you come from, uturutse, waturumbutse. Je nababwiye aho naturumbutse. Umuntu turumbutse urava he? Je narangije kaminuza muri Erika, njya kwigisha ku Academy. Ku Academy nkwete ncikiraho, mva ku Academy mamagara imodoka hano ku muhanda, mba mu gitiviri ya za Gishamvu, hose nakubitwaga imigeri. Ariko nikifika ndani ya Yesu vizuri nitapata mabadiliko. Haleluya. Aho hose nta cyubahiro nari mfite, ariko kubyinjiramo neza Imana itanga umugisha. Haleluya. Twakomotse yo mu muhanda, kuba nambara nkaberwa buri mezi 3 nuri indege nkagaruka nkagira gute. Ntabwo ari ya mashuri, byaturutse ku mavi no gusenga. Iyo bijya kuba mu mashuri mba nkiri professeur ku Academy Solidarite, iyo bijya kuba amashuri mba nkiyobora muri Gishamvu, iyo bijya kuba amashuri mba nkicaye hariya nkora biriya. Ariko kubera ko byaturutse mu gushaka kw'Imana, Imana niyo yabikoze. Paulo yageze mu Bakorento avuga ijambo rikomeye, arabwira ngo hamwe n'ibitugerageza Uwiteka Imana azajya agenda ducira kanzu. Hamwe n'ibiri kukugerageza, hamwe n'ibiri kukurwanya, Uwiteka Imana gucira kanzu. Nikumva Imana ivugana nanjye ngo Uwiteka Imana bikubera
ibikubereyemo. Mwongorera umubwire ngo Imana ibikubereyemo. Uyamubwire ngo Imana ibikubereyemo. Imana ibikubereyemo. Ubwo bukwe Imana ibukubereyemo. Akazi no wivuga zero no redora kuri auprès de votre haute autorité en vue de solliciter un place un emploi dans votre campagne. No, initire sora senga Imana irakwinjiza hariya. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo ubwo dukorana nayo we have all capacity. Ubwo dukorana nayo we have all capacity to sign whatever we want. Dufite uburenganzira bwo gusinya buri kimwe cyose dukeneye muri ofisi y'Imana. Haleluya, haleluya. Dukorera muri ofisi imwe. Ubwo dukorana nayo ibiri hano ibumoso nanjye ndi hano nkayibwira ngo dadi umunsi ndarya inkoko, ejo mu gitondo ndabyuka ndya amagi, yarangiza ikavuga ngo wi teraho kashe kuko dukorera muri ofisi imwe. Muvane izi nyuguti mu magambo muzishyira mu bikorwa. Mukozi Eliya w'Imana yazivanye mu magambo azishyira mu bikorwa. Aragenda ibwami kwa Ahabu aramubwira ngo kubw'ibyaha igihugu kiri gukora muri gusenga Bayali za Shitarote n'ibindi, jewe umwami Imana, jewe Eliya ndategetse kuva kakanya imvura ihagarare. Ndategetse imvura igire gute? Imvura ihagarare. Dufite ubutware, dufite ubushobozi, dufite guhamagara, dufite guteza buri kimwe cyose hakabonekamo umuyoboro w'Imana. Iyo usenga ni ukuvuga ngo Mana ngirira neza usaba utuntu dutoya. Reka da, jewe haciye imyaka 6 sinkakira utuntu dutoya. Ukeneye no kumpa oya, ntuzampamagarire fanta oya. Ndimo ndakira ibintu biremereye kuko narangije kwisobanukirwa. Igihe cyose utari wisobanukirwa fatwa. Igihe utari wisobanukirwa wa mukobwa we uzajya imbere y'Imana ngo ndasaba umugabo. No precise Mana we ndasaba umugabo. Nihaza n'ucuruza injanga kandi wifitiye isura nziza, fondote witera, puderi witera, ureba amafaranga iguze. None haje umuntu udashobora kukugurira fondote uramwakiriye. Ubwo se uri murajya? Saba umuntu uzagira hagukura akagira n'ahantu akugeza. Twisobanukirwe, duhagarika ibyago, duhagarika amakuba. Tubwire Imana ngo dukeneye kudukorera gutya. Ubushize nawe bwege namaze imyaka 3 mu rugo ntitwa umugabo. Abana nari mfite kuko umwe namubyaye nyiri muri secondaire. Ntago babashaga kunyita dadi gutese. Ntago nishyuye inzu, nta posho natanze. Ni gute abana bashobora kumbwira ngo dadi mama niwe wazanye umugati, niwe wishyuye inzu? Igihe Imana itari yaguha icyemeza abantu, ntawe uzakwita umugabo, ntawe uzakwita kuhanura, kuko nibyo uhanura ntago bizaso. Imana niguha icyemeza iki? Icyemeza abantu. Iyo twabonye icyemeza abantu baduha intebe z'imbere, abantu batuvuga neza, abantu baradutumira kuko dufite iki? Dufite ikibemeza. Bwira mugenzi ngo Imana iguha icyemeza abantu. Uragira ngo wiyemere mu bantu, njyewe ndi gutya ibintu byarimeze. Ha, ufite iki? Niki gituma abantu bakwemera? Ndabarizwa muri high commission. Niki cyabiteye? Hari ubudasa nagaragaje. Haleluya. Imana iravuga ngo urakwiye, reka ngutereka aha hantu. Imana itugire neza. Umunsi navaga mu muhanda nari narayesenze Imana irambwira ngo ejo nzakugirira neza. Irambwira ngo ejo nzakuzuza indimi nyinshi. Ndavuga ngo mbese Mana izi ndimi nyinshi uza kunyuzuza ndi guhamagara imodoka kwa Vena, abana bancaho bavuga ati dore cya kintu. Abana b'amatsapu nateretaga abakobwa beza barahacaga bakavuga ngo uriya yabaye umusazi. Uziyo turi muri za secondaire ukuntu tuba twiyemera. Nabaga ndi kumwe n'abana bahiye bose bambonye mpamagara imodoka baravuga ngo wa wundi yabaye umusazi.
wibuka umugore 1,001 Salomo yaragiye kurongora, ubwo yajyaga mu ruzabibu amabere akagwa ikibuno kikavaho, barangiza bakamufata bakamuzanira Salomo. Yabwiye abakobwa b'i Yerusalemu, arabwira ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, nubwo mubona nirabura ntago ndi mubi, ariko nimara kwiyambura ubushwambagara muzagira gute? Muzamenya uwo ndi we. Numara kwiyambura ubushwambagara abagupingaga bazamenya uri wo. Numara kwiyambura ubushwambagara bwa hariya Nyabugogo gukorera, nawe wageze muri ofisi bazamenya ko wize. Impamvu batamenya ko wize, uracyacuruza itomati, uracyacuruza injanga, ariko umunsi wageze muri bene bazavuga ati dakora, uzi ko tumenye ko yize. Imana niguhe icemeza abantu bahindura iki? Bahindura amagambo. Imana niguhe icemeza abantu nibarangiza bagire gute? Bahindura amagambo. Utari wakibona nyine bazakwita akasisi. Icyo gihe umudamu wanjye twaryamanaga ku mibare, twaryamanaga ku mibare mu wike. Bandi ubwo murabyumva. None se ubundi wowe urazana sababo inzu wayishyuye, niriwe ntigita, niriwe nshakisha, none urazana ibyanzino ya mbino hawe ni gute? Nicyo ushoye. Nta muntu usaba inyungu atagize gute? Ataguze, atashoye. Ndababara cyane, ariko mu ijoro ndi gusenga Imana irambwira ngo mwana wanjye ejo nzakuzuza indi mishya. Yenda ngira ngo ni n'amafaranga nzabona, ariko Imana yari ifite ahantu ishaka guca. Ntimugacire Imana inzira. Imana ifite ahantu izaca. Yaca kuri ba bandi nakubwiye, yaca iburasirazuba, yaca iburengerazuba, yaca kuri Aposo. Imana ifite ahantu izagira gute? Ifite ahantu izaca. Ntimugacire Imana inzira. Imana ifite ahantu izaca. Kera najyaga mvuga ngo nzajya gutura mu Bwongereza, mushiki wa papa niho yabaga. Mwumva ko rwose kujya mu Bwongereza bizanyorohera. Aho nari mbyizeye ntabwo ariho byaturutse. Mushiki wa papa umwana w'umuzungu yaramwishe, ubu nizo manza mburana mu Bwongereza, ariko maze kugerayo rimwe kandi mushiki wa papa yarapfuye. Imana ikibasha guca inzira aho abana b'abantu bataca inzira. Ica inzira aho abantu batagira gute? Bataca inzira. Ndangije nsenze, Imana irambwira ngo mu gitondo ndimo hamamagara imodoka, Imana izanyuzuza indi mishya. Ndagenda ndahamagara imodoka, ndahamagara hariya kwa Vena, ndahamagara ndaruha. Nacyuraga senkisa ku kwezi bakama 35. Ndiho agasuzuguro, ndiho ikintu gikaze, ariko Imana yaje kumwakura. Bene data, Imana izatumwakura. Imana dusenga ntabwo ari nyirakamana. Igihe kizagera itumwakure. Ushize nabwe ntuzarwane na Samudi yanjye, ntuzarwane na Samudi ya Poso, ntuzarwane na Samudi y'undi muntu. Rindira Samudi yawe nigera, umva urushinge rizuituramo, abantu baguha icyubahiro, abantu baguhamagare. Urimo urarwana na Samudi y'abandi bari mu mamodoka bambaye neza. Wategereje Samudi yawe. Ndabyuka ndatigita bigeze ku isaha ya 5. Numva ururimi rurahindutse. Resa kisontare ya Kanombe, venenombure, the people are going to Kanombe. You are welcome. We have the good buses. Abantu bagenda Kanombe, muyangu ya tugende. The people mvuga indimi zavita mutature tiniteritum, mvuga indimi nyinshi. Kumba ho hari hahagaze umubosi, abona umukoka uri guhamagara imodoka mu ndimi. Aravuga ngo tie uriya muntu mumuzani. Ni gute yaba hamagara imodoka mu muhanda azi Igifaransa, azi Icyongereza, azi Kilatini, azi Igiswahili? Barangurwa nyiri mu mwuka bashira mu modoka. Nashidutse nisanze muri biro ya company. Barambaza ngo ubundi wiza ngahe? Imana irambwira ngo ntubabwira amashuri wiza, ubundi kuki witambura? Bantu bose ntago bakeneye kubabwira kategori zawe. Umukobwa ngo yabengutswe n'umuhungu ngo nakijijwe ngo bampanuye, ngo umva musore ngo nakuyemo inde 3. Ninde ubikubwiye? Azahita kwangira kimwe, azahita kwangira kimwe. Ninde ukubwiye ngo witambuke? Iyankunze nuzuye umwuka, bandondoye, bagize gute? Reka mubwize ukuri, nakuyemo inde 2. Azahita kwangira kimwe, niyo azavuga ko uzayikuramo. Ninde ukubwiye ngo witambuke? Barambaza ngo ubundi wiza amashuri angahe?
ndababwira ngo naragerageje. Imana niko ikorana n'abasirikare. None se hari umusirikare witambuwa bakubaza aho wacinjiriye gusa. Iyo basanze uri mu mubyuko bahita bamenya ngo wacinjiye mu kwa kane. Iyo basanze uri mu muravumba bamenya ko wabaga muri Yesu ahantu. Urumva? Iyo bavuze 01 bamenya uko babavuze. Usabwa kuvuga aho wacinjiriye gusa, ibindi urabivuga. Ninde ubikubwiye? Imbunda urashisha urayiratira nde? Bazagufata amatekwa. Ndi sugise bakurangije uzahera kwishiga ntimukitambuwe. Nta musirikare witambuwa. Icyo ukora ni ukuvuga aho wacinjiriye ubwira umukuru gusa. Turi abasirikare ba Kristo twogeje mu maraso ye. Ndangije ndababwira ngo naragerageje. Hirya yanjye hari kuri reception hari umwana w'umukobwa wari uhari. Barangije baramubwira ngo higama uyu musaza yicare. Mbega amateka, icyo gihe uzi ko nari umusaza. Ariko reba undi icyana gitoya wagira ngo ndije murape. Mu gitondo na amata, nimugoroba n'ibisuguti, mu gitondo ni icyamata ubundi ni inyange. Nari narabaye agasaza, nazi guconga agasatsi, nazi kwambara. Reka dushimire Imana ihindura amateka agaragara n'atagaragara, igahindura amateka y'umubiri, igahindura n'amateka yo mu mwuka. Imana ni guhindurira amateka yo mu mubiri, ihindura amateka yo kwambara, ihindura amateka yo kuvuga, ihinduka amateka yo muri saro, ihindura amateka yo guteka, ihindura amateka y'ibisorori mu izina rya Yesu. Haleluya. Amateka y'umubiri yari atarahinduka. Uwandebaga mbonagamo ubusaza, akambonamo inzara y'imyaka 6. Barangije babwira umwana w'umukobwa, aramubwira ati higama uyu musaza yicare. Maze kwicara bazana amadosiye impapuro zirenga 40 bazishyira imbere yanjye. Barambwira ngo ibintu dukeneye kubyandika ngo muri porogaramu bitegizeri. Murabiza bize kira twarangiza kaminuza na za mashini tutazize. Ngiye kubona mbona muri mashini no kuri garavier mbona umugabo wambaye iby'umweru afite intoki ndende. Ngiye kubona mbona kanze ku kintu bita inta. Nanjye nkubita kuri inta. Ngiye kubona mbona mashini iragize gute, irasetse. Kwa guseka wa mwana wumva ikizatuma Imana ikora. Nubundi yari ari muri porogaramu bitegizeri. Egizeri sinashoboraga kuyijyana, nsanga yirimo. Nkajya mfata za dosiye ibiki byose nkagenda ndundamo. Iyo urunze kimwe hano rero muri egizeri byose bihita by'imitipura bikajya hariya. Byose mbirundamo ntazi ibyo mbona marayika agenda akoraho. Reka marayika agenda gukoreraho, reka marayika agenda tuvugira. Muri byavuze ngo mu ijuru dufite umuntu utuvugira. Mu utuvugira yitwa Rukundo. Urashaka kwivugira kandi ntuzi no kuvuga, urashaka kwikomangira ntuzi no gukomanga. Waretse akagira umuntu ugira gute, akagira umuntu ukuvugira. Ndi kumva Imana imbwira ngo hari abantu basabye akazi mwimashinaga ibintu byinshi, ariko data wa twese ari kumbwira ngo atanze ubavugira. Ndi kubona imiryango y'akazi ikinguye. Topita ya mango Santome Niyase ngo nimushaka ubavugira, nimushaka no guhamagara ngo kuko Uwiteka bibarebereyemo. Hari umuntu ugiye kubavugira yitwa Rukundo. Imana ishimwe cyane, wamukomeye amashyi. Niba hari ubusabe ufite, Rukundo agiye kukuvugira. Niba hari ubusabe ufite, Rukundo agiye kugukomangira. Haleluya. Ndangije ndakubitagura nkajya mbona marayika ni ugenda unyereka. Mu minota nka 20 ngiye kubona mbona Directeur General avuye mu kindi cyumba azanye izindi mpapuro 20. Aravuga ngo no mugabo ngo arashoboye mu muhakazi. Sinamenya aho byagiye kuko nabonye agatara gatukura ngo naka print. Nabimenye nyuma. Nkanda agatara katukura gaho ni marayika wakangeretse. Bya bindi byose nanditse bijya kwikorera hirya iriya mu cyumba ntazi. Ngiye kubona mbona Directeur General azanye impapuro z'ibyo nanditse. Baravuga ngo kuva uyu munsi ubaye receptioniste. Reba uko ndeshya nuko nsa guhagarara kuri reception yinjirwagaho n'abantu barenga 5,000. Imana ntirobanura ku butoni. Petero yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka akanezeza Imana, Imana iramwemera. Yaganeza mugenzi wawe umubwire ngo ukora ibyo Imana ishaka, Imana izakwemera. Nirangiza ikwemeze abantu mubwire ngo ukora ibyo Imana ishaka, izakwemera. Nirangiza igire gute, ikwemeze n'abantu. Kode ni uko izagira gute, izakwemeza abantu. Kode ni uko kwemeza abantu. Iyo yakwemeje abantu baragutunga, iyo yakwemeje abantu barakwambika, iyo yakwemeje abantu baguha kawunga, iyo yakwemeje abantu bakugura imodoka,
yakwemeje abantu baguha pasiporo, iyo yakwemeje abantu bicara muri ofisi abandi batigeze kwicaramo. Mubwire ngo Imana ni kwemeza abantu. Imana ni kwemeza abantu. Imana ni kwemeza abantu. Ndangije impapuro barazizana, barambwira ngo uno mugabo mu muhakazi. Barangije barambaza ngo mbese hari umuntu byibura umwe mwaba muziranye wagutangira ubuhamya. Jya ubwira mugenzi wawe agira ubuhamya. Mu rusengero mujye mushaka inshuti. Iyo nagusebeje ya nshuti gukuraho igisebo. Nimukishimire ko abantu bose babavaho babanga. Gerageza ushaka ubucuti muri korali, ushaka ubucuti n'abantu bakomeye, kuko uyu muntu ukomeye azagutabara. Ndangije barambaza ngo mbese hari umuntu n'umwe wabuze. Ndababwira nzi umugabo umwe bita yarafanda Alegisi Kabeza, nari muzi. Barambaza ufite nimero ye? Ndababwira nti nimero ndayifite. Alegisi ntibamuhamagaye bagashyiraho parireri. Baramubaza ati umuntu waba witwa Sikubwabo Edimo Colonel nyakubahwa Alegisi uramuzi? Ati Colonel umeze ute? Ati umugabo mugufiya utangiye kumera utuvi n'utundi. Bati nuwo ngo wamumenye. Aravuga ngo uwo ngo mu muhakazi, ngo nawe nuwo mu bacu twarabanye. Ako kanya bahita basinya. Ukeneye umuntu ugutangira ubuhamya, ukeneye umuntu umenya kuri inyangamugayo, ukeneye umuntu ukwinjirira. Iyo mugabo aza gutanga ubuhamya bwanjye bubi akavuga ko atanze, nta kazi nari kubona. Noneho uzagenda wirata. Shaka umubano mwiza mu bantu n'ibisubizo byacu bigize gute? N'ibisubizo byacu biri. Umuntu mwegeze kumbwira ngo nazinutswe abantu barampemukiye, abantu baramvuze, abantu barasebeje. Ndabona we ntugafata abantu bose ngo bashyire mu gatebo kamwe. Nibyo koko abantu baraguhemukiye, ariko muri abo bantu harimo umuntu umwe wazakugirira neza. Muri abo bantu wita ko baguhemukiye, muri abo bantu wita ko udakunda hano mu rusengero, harimo Erema imwe yonyine, Erema imwe, akanyenyeri kamwe. Harimo umuntu umwe Imana yakoresha agahindura ubuzima bwawe. Haleluya. Nimukite ku byahise, nimukite ku babagiriye nabi, ahubwo mujye mwita kuri Data wa twese ubasha guhora akabasha guhindura amateka. Haleluya. Aravuga ngo hari umuntu umwe muri abo bantu wahindura ubuzima bwawe. None se ubundi utegereje ko abantu bose bazahindura ubuzima bwawe? Ubu abantu nari naratakiye, abantu nari narabwiye ikibazo cyanjye, nkeneye kurangiza masters, bose ntibari baranyihoreye. Ariko Imana yashibuye akana kamwe kagakozi kamwe kikorera umwuga wo guteka mu Bufaransa, gakorera amahero yahaye 5,000 ku kwezi. Umva kagiye karundarunda ngasengera, kagenda ari akana gato ngasengera. Ejo bundi karambwira ati pastor, nanjye hari ahantu maze kugera, hari ahantu maze kugera. Mbwira umushinga ushaka gukora nzagusapotinga. Iyo tutaba twarabanye neza, ngenda musengera na musteresa, arambwira ngo hari ahantu maze kugera kandi ndashaka kukugira neza. Jya neza, ineza wigize uyisanga imbere. Nubwo utayibona umwana wawe arayishyikira, nubwo itashyikira umwana wawe, umuturanyi wawe ukuza azashyikira ineza yawe. Imana itugire neza. Ndenda gusoza mbaha ijambo ry'ubuhanuzi, manure ku buzima bwanyu. Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Abami ba mbere ibice 5 umurongo wa 18, niho tugiye gusengera tukagira gute, tukumva icyo Imana ivuganye natwe. Abami ba mbere ibice 5 umurongo wa 18. Umubyeyi wicaye ku ntebe ya gatatu, umupapa. Imana Data wa twese irambwiye ngo ikongera imyaka yo kubaho. Ibyaye byari bigiye kunyagwa, Satani agiye gutwara. Imana irambwiye ngo irabihagaritse. Uretse ko nubundi hari ibyagiye, ariko ntubirebesha amaso. Imana yakurinze kwicwa urashwe. Niko Imana ivuganye nanjye. Nubu Imana irambwiye ngo irakurinze mu izina rya Yesu Kristo. Ingabano zawe cyangwa ahantu h'ubutaka, ibintu byawe bagiye babiredura gutya baragira, ariko Imana irambwiye ngo kwegura inyogamo, kuko ibyawe bitazongera kunyagwa mu izina rya Yesu. Nuko Uwiteka Imana avuganye nanjye, kandi Imana ikongera imyaka yo kubaho. Nabona ugiye kujya mu bitaro wa Faisal. Imana irambwira ngo ikwehe ibitaro, kuko ari ugiye guterwa n'ikibazo cy'umutima. Ako kanya ukagwa igihumura. Imana irambwira ngo igukureho ikigeragezo cy'umutima, kuko cyari guteza inkuru itari nziza. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo,
haguruka mpature amagambo atatu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nohereje protection y'Imana kuri uno mubyeyi. Imbabazi zawe nizimubeho, ibyo yaragiye kunyagwa turabigabiye mu izina rya Yesu. Urakoze kumurinze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umubyeyi uri inyuma ye wambaye amaherena, uhaguruke mubwire. Yes, Imana data wa twese irambwiye ngo iragukingiye mu nda yawe. Topita ya mango Chantromeniance, Imana irambwiye ngo iragukijije, kandi Satani yakuriganyije igihugu kimwe cyo hanze. Imana irambwiye ngo wandike itariki 17 2023 Uwiteka Imana zamaze gukora igikomeye, kuko utazongera kuba ukibarizwa hano. Niko Imana ivuganye nanjye. Ni inzira zizacibwa utazi uko ziciye, kubera ko n'ubundi Satani yarakunyiganije. Niko Uwiteka Imana avuganye nanjye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Landere bosa somenire de kira yatakiwa Chantromeniance. Imana data wa twese irambwiye ku murongo wa 3 wowe. Yes, haguruka. Imana irambwiye ngo inyuranyije amaboko ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo hari ibirori utakorewe, Imana igiye kugukorera ibyo birori kandi bizahuruza amahanga. Niko Uwiteka Imana avuze ku buzima bwawe. Arambwiye ngo humura, uzaheka hungu na kobwa, kuko ari Uwiteka Imana ibivuze. Hari umuyobora agiye gushyiraho kugira ngo wisange muri icyo kintu. Warakomeretse ku bwama mukubyara, si uko yaguteje ikibazo, ahubwo wagize agahinda k'ibyo utamukoreye cyangwa wamukorera. Imana irambwiye ngo ako gahinda irakuriye ku mutima wawe. Niko Imana ivuganye nanjye. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Landere bosa somenire de kire hayatakiwa Chantromeniance mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugabo we papa data wa twese arambwiye ngo hari konte ya banke wariganijwe. Iyo konte igiye gusubiraho kandi igiye kujyaho amafaranga. Imana irambwiye ngo mu mufuka wawe hari kategori cyangwa urushya rw'imodoka rugiye kukujyaho. Niko Imana ivuganye nanjye. Nturebe ngo bizaturuka he, Imana nigiye kuzabyikorera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana irambwiye ngo ikibazo cyari kiri mu rugo, Uwiteka Imana aragikemuye. Arambwira ngo abikubereyemo, ngo kuko ari Imana itavuga ubujajwa, ngo wabonye bitinzwe utangira gukomproninga, ngo ahubwo abikore kugira ngo abantu bazamenye ko wasenze Imana. Imana irambwiye ngo hari abantu benshi bakuvuga ukundi, ariko Imana irambwiye ngo gutangira ubuhamya muri urusengero, uri umukiranutsi kandi uri umukozi w'Imana. Niko Imana ivuganye nanjye. Abari bafite amagambo basubiza amerwe mwisaho, Imana igushinda ibendera ry'ubutsinzi, kandi uri mu mukozi w'Imana ukomeye. Niko Uwiteka Imana avuganye nanjye. Tirini tangiriro cy'umunezero wanjye, ani umutwaro wamvuye kumugongo ndashima shimu. Haleluya. Ashima yambanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima musaraba, ndashima yambanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Kugeza kwageze ahantu heza cyane, hangiriye umumaro ntaziba hagirwa ukundi. Ndashima musaraba, ndashima yamvanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Abambere 5:18 Bibiliya yavuze ngo ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose, nta mwanzi nta n'ibyago bikiriho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hari uwumvise ayo magambo ngo nterere haleluya, numve ko ayumvise. Ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zanjye zose, nta mwanzi nta n'ibyago bigize gute bikiriho. Fatira ikiganza mugenzi wawe umuhanurire, nze nongeremo gakeya, mubwire ngo Imana iguhaye ihumure impande zose. Waje nta byiringiro winyiyemeraho, mubwire ngo Imana iguhaye ihumure. Amakara ntayo, nta renti y'inzu ufite, akambaro kashize,
telefoni nta mayinite, mu gipangu barimo barakwirukana. Imana ko ivuze ngo iguhaye ihumure, wakwakiriye ihumure. hari umuntu wakiriye ihumure ry'Imana? sitoka kawunga kashize, wakwakiriye ihumure ry'Imana. sipire nta sipire ugifite, wakwakiriye ihumure ry'Imana. telefone yawe yaramenetse, wakwakiriye ihumure ry'Imana. umugabo wawe ari kuguteza, none Imana iravuze ngo iguhaye ihumure, wakwakiriye ihumure ry'Imana. umaze ukwezi urongowe cyangwa amezi 8, inda ntabwo irajyamo, wakwakiriye ihumure ry'Imana. waradepoje bari bataraguhamagara, wakwakiriye ihumure ry'Imana. ariko mwabaye mute? nta muntu ubyumva ngo akomere katonda mu mashyi amubwire ngo nakiriye ihumure. haleluya! wakira ihumure riturutse ku Mana. iri humure twararibonye umunsi twararaga bari budusohore mu nzu. Imana irambwira ngo mwana wanjye, nubwo bagiye kugusohora mu nzu, ariko ndagira ngo nkurememo ihumure. nubwo ubona nta nzira ihari, nubwo ubona nta mafaranga ufite, ariko ejo nzagutuza mu yawe. tekereza Imana ivuga ku mugoroba, ugashya mu gitondo igasohoza. iyo niyo Mana nkubwira. ni Imana itaranzika, ni Imana itavuga ubujajwa, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. iravuga ngo ejo mwana nzagushyira hagutse. cyabuka mugenzi wamubwira ngo nubwo bimeze gutyo, ejo mu gitondo Uwiteka Imana aratuma abantu bakuvugiriza impundu. niko Dawidi yavuze muri Zaburi 30, aravuga ngo ari kurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo katikati, bwaca mu gitondo wahanuriye ubuzima bwawe. vuga ngo ku wa mbere nzi ko hari ahantu nzakandagira, ku wa mbere telefone yanjye nzakira, ku wa mbere nzareba ibyiza, ku wa mbere nzakira icyo nari nkeneye. wahanuriye ubuzima bwawe. yavuze ko mu minsi 11 igiye gusohoza amasezerano. wabyatuka uvuga ngo kuva mande ndakira, kuva mande ndakira, kuva mande ubu burwayi burakira, kuva mande iri deni ndaryishyura, kuva mande ndakira. mesaje nziza. wakomeye Imana amashyi. haleluya! Salomo avuga aya magambo, aravuga ngo noneho namaze kumenya ko Imana yanjye impaye ihumure. abangendagaho, abamvugaga, abandwanyaga, namenye ko batagihari. wagize ibintu wigizayo, namenye ko batagihari. nubwo hari abarozi, hari amakuru ufite ko uyu murozi atazongera kundoga. nubwo bimeze gutyo, nakuraga mbinda, ariko namenye amakuru ko nazongera gukuramo inda. nadepozaga, ariko namenye amakuru ko Imana impaye ihumure. haleluya! Salomo amenya amakuru. Salomo yari mwene Dawidi yari mwene Yesaya. mbibutse ko uyu Yesaya niwe muhanuzi ukomeye wasubiye inyuma ajya guhindura ubuhanuzi yahanuye. natwe turatinya, iyo twaraho umurari turatinya, ndacahe. Yesaya niwe muhanuzi wa mbere muri Bibiliya wagiye guhindura ubuhanuzi. niyita ku cyubahiro, aravuga ngo nubwo nari narigoretse, ngo ariko ngiye kurihenga muhura. Imana ishimwe cyane. haleluya! Imana imutuma kuri Hezekiya, iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ngo imyaka yawe yo kubaho irarangiye, ngo abari byawe wipfira urangire. niko Imana ivuganye nawe, kandi koko niko Imana yari ivuze. Hezekiya ngo ajya imbere y'Imana, ngo ajivura arasenga, atakambira Imana, aravuga ngo Mana data, hari abana b'imfubyi nafashaga. Mana data, hari abantu nashakaga kuzambika, nashakaga kuzubakira pose urusengero, nashakaga kuzajyana abana kwiga mu Bushinwa. none Mana urantwaye. Imana yumva isengesho rya Hezekiya, Imana yumva isengesho ryawe. uko warisenga kose, aho warisengera hose, iryo waraye usenze, Imana yumva isengesho ryawe. uko warisenze kose, Imana igiye guhindura inama z'abadayimoni. Imana iri kumbwira ngo bagambiriye kukugirira nabi, kuko babigambiriye ntago bazabigeraho, bazabitegereza ntago bazabibona. mutangariza umubwire ngo bari babitegereje, ariko Imana iravuze ngo ntago bazabibona. ndikumva Imana ibahishe. hari abantu Imana ihishe mu rwihisho rwabo, hari abantu Imana irinze bari mugiye gukorwa n'isoni, ariko Imana irambwiye ngo irabahishe. watera Imana haleluya! we wumva Imana iguhishe, we wumva Imana iguhishe. hari ibyago byari bigiye kukubaho, hari abantu bari baguhagurukiye, ariko Imana irambwiye ngo iraguhishe. nta muntu wumva ko Imana imuhishe. oya, nta muntu wumva ko Imana imuhishe. ntabwo
ntabwo Imana yambwira ikintu, Imana irambwiye ngo iraguhishe. Reka mbibabwire ku mugaragaro, Imana irabahishe. La pifotekerewaya tokita ya sala wire enepinifoza ngora payasire. Haguruka wowe wa mukobwa, haguruka, ntabwo ari wowe uri inyuma. Lopifo, Imana irambwiye ngo iraguhishe, ikwisha abantu bigorye. Tokita ya sala wire, Uwiteka Imana arakurinze na munagane. Imana irambwiye ngo iraguhishe. Ikimenyetso amashuri warayacikirije, wirirwa wibaza ngo bizagenda bite, ariko Imana irambwiye ngo tunganira Imana, Imana izagutwara hanze. Niko Imana ivuganye nawe. Bari bagiye kukwandagaza, Imana igukuyeho umwanda. Imana, haleluya. Imana iraguhishe. Dawidi yaravuze ngo siko bizaba, muba mutegereje, ntawe uzagira gute, ntawe uzakorwa n'isoni. Imana ikurinde gukorwa n'isoni. Daniyeli yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Ayayayaya, munyeganyeze umubwire ngo ijambo ry'Imana nirigukomeze. Abazi Imana yabo bazakomera, nibagera mu bikomeye ntabwo baziyambura ubunyangamugayo. Nugeraho ikigabo kiguhamagaye ntabwo uziyambura ubunyangamugayo, uzakomerera mu ijambo, uzagendera mu ijambo. Abazi Imana yabo bazakomera. Wowe ushaka gukomezwa n'ijambo, zamura haleluya. Leta sakala wiye, Imana igukomereze mu ijambo, Imana igukomereze mu ijambo. Yesaya yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Nibyo koko bazaruha, abasore bazaruha, abagabo bazaruha, ababyeyi bazaruha, ariko abategereza Uwiteka, ayayayayaya, abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazamera nk'ikizu. Mukomanga umubwire ngo Imana nigusubizemo imbaraga, Imana nigusubizamo imbaraga. Bazagenda baruhe, bamwe bazajya kwiba, abandi bazarwara ibirwara, abandi bazaterezwa cyamunara. Ariko abategereza Uwiteka bihanga, haleluya, abategereza Uwiteka bihanga, abategereza Uwiteka bihanganye, abategereza Uwiteka bihanganye. Lala waya tikereva tokita ya sara wire tandore bosansomene dekire hayatakiwa shantromene yanse. Mbaraga zigutwara ndazirukanye kubaka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, izi ndoto zimutwara habi, iyi myuka mibi ishaka kumutwara ubwenge, ndayirukanye muri aka kanya. The blood of Jesus kapaniyo, amaraso y'Imana nagutwikire, ubwiza bw'Imana nibugutwikire. Ndagarura ubwenge bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakuremo, ibyari bigufashe ndategeka bikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Myuka yari igufashe ndategeka ikurekure, winjire mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Zamura haleluya y'imbaraga, zamura haleluya y'imbaraga. Oh haleluya. Mama wa Wayiti, Imana yambwiye ngo igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Hari ikibazo cy'urugo, ariko Imana data wa twese yambwiye ngo ibyo byose Uwiteka arabizi. Randere bosansomene dekire, irambwira ngo igiye kugucira inzira aho zitari ziri. Abantu bafite amazina bakwise, uyu munsi Imana igukuye amazina y'abantu. Imana irambwiye ngo Tabita, hari imirimo wakoze no muri korona urayikora. Imana ikugaruyeho ubuntu bwayo. Wewe wendaga gupfa 2014, wari utashye Imana ikinga ukuboko. Ubu hari imirimo wakoze nitumye Imana ikugarura. Niko Imana ivuganye nanjye. Uhaguruka utere haleluya, kuko Imana ari ikugarura. Zamura icyubahiro cy'Imana, haleluya. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo ni koko bazaruha, ariko bategereza Uwiteka. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira. Reka ntangaza izuba ryo gukiranuka ku buzima bwawe nirikurasire mu rugo rwawe. Izuba ryo gukiranuka nirikurasire mu bana bawe. Mushumba, izuba ryo gukiranuka nirirasire ku musozi w'ibyiringiro. Abantu bawutinye. Imana irambwiye ngo abantu bagiye gutinya hano hantu, abantu bagiye kuhatinya, kuko hagiye kuba imbaraga zidasanzwe, hagiye kuba imbaraga zidasanzwe. Nta muvugabutumwa uzongera kwiyakira
kwakira uko iboneye. Hano hagiye kuba imbaraga zidasanzwe za deliverance ziciye muri wowe, ngo urakomere ku ruhimbi rwawe kuko uzarwanwa n'abashumba, ariko Imana ibikubwiye hakiri kare. Hari izindi mbaraga ugiye kwakira, niko Imana ivuganye nanjye. Wabazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakomera mu butware. Akira gukomera mu izina rya Yesu. Haleluya. Zanira mushwari. Dawidi ajya gutanga, niho ngeze ndimo ndasoza. Dawidi ajya gutanga, yabwiye amagambo 3 Salomo. Yaramaze kumubwira ngo Imana yaramubwiye ngo kuko amennye amaraso ntabwo uzanyubakira inzu, ngo kuko amennye amaraso ntabwo uzanyubakira inzu. Icyo akora kimwe nzagukorera, nzakomereza ubwami bwawe mu bana bawe. Haleluya. Nubwo wowe bitakubaho, Imana nidukomereza ubwami bwayo mu bana bacu. Haleluya. Twebwe turariye, turenjoyinze, ntacyo tudakoze. Ndigusaba Imana ikomereze ubwami bwayo nakoreye, ibukomereze muri Cyiza wanjye, ibukomereze muri Jackie wanjye. Nawe Imana igukomereze ubwami bwayo wakoreye, amaturo watuye, ubwami bwayo niba binaniye kubugukomereza muri wowe, ibukomereze mu bana bawe. Oya, tubwize Imana ukuri. Niba binaniye kuguha imodoka ugifite agatege, birayinaniye, nikomereze ubwami bwayo mu bana bawe. Niba binaniye kuguha inzu, nyine ubwo birayinaniye, reka tuyibwire ngo ubwami bwayo twakoreye, twabanye nayo, niba ukomereze mu bana bawe. Ariko icyo yigeze kunabanisha umusiramu, reka gacisho iminota mikeya. Umugore yambwiye ngo rero wagiye mu bintu by'Imana, rero atarabyinjiramo. Icyagiye twagiye gufungura itorero ubundi na muzehe turi Burundi. Ndagaruka sanga madamu yimukiye mu nzu ya feke yita. Rero umugore mwiza muremure nkuriya, uwituza n'umunezero byasubikaga mu maso, najya mu gituza cyiza tuza gatunganirwa. Ndavuga ngo ibintu ntabwo byashoboka. Njya mu rusesa Imana izakurana urubanza. Igihe utari wajya kuburana urubanza, umva abantu bazakumya hejuru, abantu bazakwita amazina. Ndagenda njya kuburana urubanza. Mvuye kuburana urubanza, uzi icyo umugore yambenge, yarambwiye ngo ibintu by'Imana yabyinjiyemo cyane, ndetse ndabyinjiramo. Tumoromoni ndasubira iwacu barakize, iwacu ntacyo badafite, iwacu gutera gutya, nzagenda mbeho. Washatse kugira ngo warize uzantunga, none birakunaniye. Iyo abantu batari batunga urutoki mu maso y'Imana, ntabwo Imana iratangira. Mureke babigorogote mu maso yanyu, birereka ko nicyaga gukora. Mureke babigorogote mu maso y'Imana, ntabwo ariko babigorogote mu maso y'Imana, urereka icyo Imana igiye gukora. Umugore nijoro avuye icyo gihe yaratigitaga, ubu turakomeye we, Mana we, turakomeye. Muhi wanjye imodoka ikora akazi ka madamu, n'uri indege si ukwirata ku manywa na nijoro, mu mezi 3 kagiye ngarutse, nta muntu ubikora kujya akaravura Imana. Ndangije nsiga urubanza umugore arambwira ngo ejo mu gitondo nzisura iwacu. Ndavuga ngo ariko kuko nize karate i Nyanza, ubundi iki kigore cyagiye gikusa nakirwanamo amajipo. Ko mbona yamara amajipo umugore ko azigendera ntangabiro, ko nta kantu yibitseho. Uyu mugore yagenda byibura ntamuriye n'inzara cyangwa namuciye no mu maso, basi reka nze kumucira mu maso byiwe. Noneho byari maze kuba nka saa moya, utubaba turagabanganyije, turaribariza mu gitega, turaryana. Tumaze kuryama ku isaha ya saa 3, Imana irambwira ngo ntunga mwana wanjye, ngo saa 6 zigurira ndaza kugutabara. Mubwire ngo zigurira Imana iragutabara, zigurira Imana iragutabara, zigurira ngo bagushobore mu nzu, Imana iragutabara, zigurira ngo bakupe, Imana iragutabara. Ushaka icyo cyigisho kiri kuri YouTube, wandike ngo zigurira, urareba ukuntu umugore yageye umugeni, nanjye ngashinga urubanza. Imana ikambwira ngo saa 6 z'ijoro zigurira ndagutabara. Itabara zigurira urayicisha, irambwira ngo amaboko yawe ntabwo ari gukubita, amaboko yawe ni gusabira abantu umugisha, amaboko yawe ni guhesha abantu umugisha. Ubu amaboko yawe ntakubita na wewe. Reka none namukozi wo nahise Imana imbabazi. Yesu we, amaboko yawe Bibiliya yavuze ngo uwo muzarana kenshi azafata miliyoni, ingumbi itabyara izabyara. Haya njya kuyakoresha ntabwo urambabariye uzabikore wowe, uretse ko nta n'uwabikora. Irambwira ngo amaboko yawe nayo gusaba umugisha, ngo ntukore iryo kosa, zigurira itaza kugutabara. Umunsi utari burangira itangaza
umva sha oya umuso kwa berandi mali gutabara uku kwezi kwa mali gutabara kurandi gutabara wenda kujya kwizera gucera tubivane ku binokuri tubigire ku kwezi abantu bizera ku kwezi baragira batabara baragira babona akazi baragira bakize haleluya haleluya ndangije ndaryama nari mfite agatelefone kajogajoga imana irambwira ngo angalia simu yako kama iko na moto ngo reba telefone yawe niba irimo umuriro ndangije nsanga yuzuye umuriro koko imana irambwira ngo utangije turaryama tugeze ku isaha ya saa yine madamu atangira gusinzira no gutangira gukora bya bindi imana irambwira ngo igiye gukora rimwe na rimwe hari abagiteza umusinzo bagasinzira kuko bamenye igitekereza bamufungira muri hari abantu imana igiye guhuma amaso ibashe kumukora hari abantu imana igiye gusinziriza ibone guturuka igitangaza cyawe kuko ibikoze n'abakanuye bagira ngo barigize n'uruhare ibasinziriza igikore hari n'abantu imana igiye kwimuraho bari gutuye kugira ngo ibanze bigeze ku ruhande hari umuntu wari ufite ikigaragazo cy'abantu baturanye imana igiye kumwimura umuntu wari ukugoye imana ibone kumutabara yari afite imbaraga zakurwanyaga imana igiye kumwimura ibone kugukora igitangaza muzahura mubi mbese niwe cyangwa niwe ese yatabariwe Kantabaro yatabariwe Nyabugogo yatabariwe mu Rwinyama yatabariwe mu Rwamandazi yatabariwe bazasigara baza ngo mbese watabariwe sayine umugore batangiye gusinzira saa 5 n'igice imana irambwira ngo utegure ugiye gukora igitangaza birebe kwituguraza kucyona wandike z'ibintu cyahita kiza haleluya bigeze kuri saa 5:50 imana irambwira ati igiti byamubirije igitima saa 5:55 ngiye kubona kuri telefone yanjye gakoresha narifite ngiye kubona ngo yoheje kuri 300 by'amanyarwanda mu gihe kibona na message ndebe yoheje bibaye saa 5:52 saa 5:58 mbafashe telefone mpamagara ya nimero yari yohereje amafaranga ntayizi ndahamagara haro ni pasiteri Korode kandi icyo gihe nari abapasirisha kugira ngo tugenderamo imana izayashyigikira tugomba kuba umuhanuzi utari watangira guhanura tugomba kuba umushumba utari washumba we imana izajya ubigenderamo ugenda usukuma yagura impano zawe haleluya nari nzaba umushumba ndavuga ngo ni pasiteri Korode mwe ni pasiteri ngo bila haswatani tari nikafira mutaini wabila haswati tari alikafira ngo ayo mafaranga ntuyangabire ngo narindo hejuru umugabo wanje wagiye kurwana muri Kongo ngo ntibabahemba barabura ngo none yo narindo hejuru bazayategeshe ngo akuriremo n'utuntu ngo none iby'abarokore bitazajyamo ngo n'ubundi ndagushakirane ngo ayo mafaranga ntagarukire wibeshe kuri telefone yawe hagira abantu wibeshe kuri mama yawe hagira abantu bamwita urayobeze kuri baba mama yawe hagira abantu bamwita urayobeze kuri kope yawe hagira abantu bamwita urayobeze kuri airtel money yawe avuga icyaha ucisha n'umusilamukazi yasenze no gusengerwa urebe ko ucigishwa asanga afise rwahitamo afite ibitambo birenga bine aravuga ngo amafaranga ntagarukire ngo iby'abarokore bitazaza kandi yaranze arakizwa madamu asinziriye ameze gutya saa 6 zuzura ambwirwa amafaranga ntayakugarura iby'abarokore bitagira gute bitambukira mu kuba banyora bayakugarure iby'abarokore byacu byakuba iby'abarokore byacu bigira gute bigukurura umugisha iby'abarokore babo bigukurura umugabo mwiza iby'abarokore babo bigukurura akazi keza iby'abarokore babo bigukurura umuntu haleluya imana irambwira ngo mu gitondo saa 10 isoko rya Kimisagara ryo wagenze saa 10 nahise ngenda muri rya tuba saa 7 naguze inyama zo mu nda bikura amagufa inkoko inkwavu muri birayi n'agakini ntaguze umugore yagiye kwiga yatambutse saa 4 za mu gitondo imana amuhaye ibitotsi byinshi asanga sitoke ntayindi aturutse arambaza ngo mbese sheri wamenye ko nari gusubira iwacu
reka ndivuge nitonze no jambo n'iryo icyatumye avuga rino jambo yaravuye ku musozi bita Gibeyoni. Amen. Avuye ku musozi bita Gibeyoni aragenda asenga Imana bigeze ku masaha ya munsi. Haleluya. Arangije aravuga ngo reka direct Imana yanjye, aravuga ngo Mana yanjye mu makizi n'ibyo afite byose nguhaye mu masaha 500. Imana ntiyavuga, arasenga Imana yumva Imana itavuze, itanga 700. Imana iraceceka. Arongera arasenga aravuga ngo Mana yanjye gutanga ibitambo 800. Imana iraceceka. Arongera arasenga aravuga atari kino Mana kwitavuga. Impamvu utura amaturo ugatura icumi Imana ikabitari yavugana nawe ndaje ndikubwiye. Ageze kuri masaha 900 arasenga avuga ngo Mana mu matungo yanjye utuye masaha 900. Imana ntiyavuga. Agejeje kuri masaha 1000 usome mu bandi bambere. Agejeje kuri masaha 1000 Uwiteka Imana ugaramanuka aravuga ngo usanga umwana wanjye mu bandi babayeho n'abasaba ni wowe ukoze ku mutima. Mu bandi bazabaho no mu babayeho ni wowe mwami wa mbere unkuriye masaha. Usome muri Bibiliya bose bagiye batura amaturo baratura ariko nta muntu watanze masaha. Salomo agejeje kuri masaha 1000 umvugo Uwiteka byaduze yigeze aho Imana yaramushaka iyo bakoze ku mutima w'Imana. Urakumvise? Igihe wakoze ku mutima w'Imana, Imana ntabwo ishaka. Ntusenga y'itatu, ntusenga y'irindwi, aho Imana igihe wigenzura uyu mukiranutsi wanjye wamuze ku mutima ari hehe, arishi. Salomo akimara gutanga mu masaha 1000 Imana yavuga watikana y'ibifuni n'iki namukorera kandi wabongereza abantu bawe kandi wabonye ukoze ikintu gitangaje n'iki namukorera. Biragusaba gukora ku mutima w'Imana, biragusaba gukora ku mutima w'Imana. Imana ikayikora. Urashaka umugabo umeze ute, urashaka imodoka imeze ute, urashaka gutura mu giheru, urashaka sitiri imeze ute, n'iki nagukora kuvuze ku mutima w'Imana. Salomo agira ubwenge aravuga abasema aravuga ngo Mana ndagusaba ubwenge. N'iki cyonyine yasabye Imana irangije amubwira ngo kuko usabye neza amo kuko ugize gute ntabwo ari ubwenge gusa. Imana yambwiye ngo waje usaba ikintu kuko wasaba ubwenge irakubagata. Waje usaba ikintu Mana bakakubwira ubucuruzi, Mana n'uruhumurika, Mana n'ishurizo. Imana yambwiye ngo waje usaba kimwe urambwiye ngo kujya gatatu. Reka tugane n'abantu baje basaba ikintu kimwe nimundare. Haleluya. Imana igiye kubakorera reka tumwese na Yesu. Waje usaba amafaranga igiye kuguha amafaranga. Waje usaba akazu Imana igiye kuguha inzu. Waje usaba umukobwa ubonye Imana igiye kuguha urangije masters. Bibasha gukora cyane ibirenze ibyo tubisaba bitewe n'imbaraga zacu tubikorera. Icyatumye Imana ibaza Salomo mu gukorera iki yarangiza ikamubwira ikamubwira gatatu nuko yatanze iyi masaha 1000. Urashaka ubwenge bw'umwana, urashaka kwambara neza, urashaka gukuza iduka ryawe, urashaka gukuza urusengero rwawe, urashaka gukuza business yawe, urashaka gukuza igikundiro cyawe, urasabwa gutanga ikimasa.